abantu bashaka kugereka iriya jenoside ku gahanga ka Habyarimana bishe abo bantu n'amashitani gusa. Niba ari abagabo n'ibindi byo bateguye babiteguranye nabo bazungu bakomeje kuvuyanga kariya karere bashaka kurya imari ya Kongo, bayigeze ku buce ngo barashaka gutegura ibintu bazakomeza gukoresha mu myaka 100 iri imbere. Icyo Habyarimana atakoreye bari abantu iki ko n'amasezerano ya Arusha Habyarimana yari yarayemeye rwose ku buryo bonaga avuga ati n'ubutegetsi nabureka, ariko sinzaka ko igihugu kigwa mu isangano. Amasezerano amaze gushyirwaho umukono byagenze bite? Ngewe Habyarimana ni bimwe nyine baba babwira ko ngo twagira mu ngwaro ngo ari inyenzi. Ngewe ntabwo ngiye batutsi rero baravuganye n'abatutsi mwaje mpamvu ntacyo numva, ntacyo dategeza asaba umututsi twigeze duhaka ku batutsi natwe twarabahatse niba ari byo bashaka kumenya. Abo ngabo birirwa bavuga ko bagomba kujya muri mirwano kuri abatutsi batarigeze babaho. Ariko rero byagize aho ngaho bikareza igipimo ngo twari tumaze nk'ukwezi cyangwa amezi abiri dusinye amasezerano ya Arusha. Perezida Ntumaho ngo bashaka kubonana na Kagame ngo niba niba nabimugira gufasha yewe uwo muntu kigiye wari iki nari ndi premier ministre désigné. Perezida Habyarimana rero ukuntu yashaka kubyihuta gihe rero arasinye bampa n'ibintu byo gukorera mu Rwanda. Nawe rero bamiyeho mu rugero ko nagombye kureba uburyo yabonana na Kagame, navuze ko ntabishobora. Uwo muntu si kubera ko perezida yageze aho ngaho yumva ko amasezerano yasimye we na Kanyarengwa ahari byari byiza ko asinye na Kagame. Effectivement noneho rero ngewe nabwiye uwo bantumyeho ni ukumubwira ko yashaka mugenzi we Museveni akaba ari umusabira ko babona. Hazize nk'iminsi nk'ine barambwira ngo bya bindi bavuze ngo watubwiye ngo byaratunganye ngo bazabona nawe ukazabura muri delegation. Twaragiye tujyaye intebe tujyanye na perezida na suite ye, tugezeyo batwakira neza, turaganira baduha n'ibyumba byo kuruhukiramo ko twagomba kugaruka ari ngo turuhukiremo après-midi ibintu twarabifashe. Noneho rero tuza kugira n'igihe cyo kubonana n'abo bantu, tujya muri salle nini ifite forme y'inyuguti ya U. Urumva ubwo Museveni araza Kagame ntibaza baza kuza nyuma twica iza protocole y'umufiriya kubona abantu ngo twari kuvugana nabo. Museveni arabashatse kuyoboza kuvugana na perezida bakaza chef d'état bicaye ngaho ari bo ba chef d'état. Noneho rero Museveni we ko yaricaye kuri ayo meza ngo ko twatwicaye mu mpande yewe na perezida. Museveni arahaguruka ajingiye epfo ku ihembe rimwe ryaho bari batuma ajya kubaramutsa. Baje bakererewe, umuperezida arahagurutse agiye kubaramutsa. Habyarimana twatwiciranye ati niko ati nanjye se nje kumuramutsa. Narabanje ndakekeranya mvuga nti byaba byiza ko atajyayo, ariko noneho wa mugani ngo w'ikinyarwanda bari mu ndiho ngo nyirugo imbyino nyirugo ateye ati noneho ngwino tujyana turajyana tubaramutsa turagaruka turongera turica. Urumva tubaho ngaho siyansi irarangira. Noneho ubu tutiza ko bajya nibirangiye ko bajya kugira tete à tete. Habyarimana nabimenye nte twagiye mu mashambure hanyuma baravuga ngo byapfuye Kagame yanze yaba kubonana nabo kuko bashaka tete à tete, yanze kubonana nabo. Wari mu kwezi kwa 10 cyangwa kwa 10 kwanza ngo cyangwa na ariko ubu bisusi ya Habyarimana yarafite kandi niko byagenze. Do mu biriya bintu twagiye mu by'amasezerano ya Arusha ba Patrick baza nabo babizi Mungu nta mbaraga bari bafite ko uwo Kagame we yakoraga imipango ye ahubwo azingiye kubonana n'umuntu nzasogota ngira ngo ni jenoside. Narabimubajije aho nyire muri guverinoma ni impamvu ki utabona nyina Habyarimana n'ikabona
yarashubije ngo ntabwo nari kubonana nawe ngo turi babiri ngo kubera ko ngo ibyo nari kumubwira ngo yari guhamagara presse ngo akabeshya ngo tuzi ko ari umugabo yari umubeshya ibyo ngibyo yambwiye nta kindi nongera. Donc urumva hari ibintu byinshi menshi ushobora kwemeza ngire ko bariya b'inkotanyi bafata Habyarimana nkaho ari umwicanyi muri biriya bintu byabaye mu Rwanda. Ni ukumubeshyera ntabwo atagize, yashatse ko ibintu bitungana no kugeza igihe arahirira. Inkotanyi zanga kuza twebwe turabembereza nabo muri mudeli ntabwo bari twebwe twari duhari nariteguye narazanye n'umugore deja nze koza kumara ukuboko ibintu byapfuye hariya abo bantu babuze. Ntabwo nari kujya kurahira inkotanyi zidahari arizo zasinyanye na perezida ugiye wumva nabo urumva se, ariko Habyarimana we yasinye ntabwo atagize kuko biriya byo kumeza kubeshya ngo bateguye iki ngo bateguye ibyabo no kugusha abantu mu mitego. Ariko Habyarimana icozi kugera nsigaye mvugana nawe yashaka kwiyubuza. Ikindi bamurashe bigira yamaze ku telefone ati Habyarimana agiye Dar es Salaam ati yasize avuze ko biriya bintu byanyu azabitunganya abari muri Vandoro dusingiye ku itariki ngira ngo hagomba kuba ari ubutunganye. Urumva ati ibyo mushaka ati musire n'ibyo mushaka byose abo badepite kimwe kuza kubana muzaze we yararahiye murahire ibintu birangiye baramwica. Urumva se ntabyo nagiye muri politiki ntazi ko ariko bizagenda, ariko ikintu ntabwo ushobora kugamba. Habyarimana namukorera critique ngakora critique ku byabaye muri 2023 ariko ku by'inkotanyi yakoze uko ashoboye kose. Amaze kubona ko inkotanyi zarakajwe nuko yavuze ngo amazi yuzuye ikirahure, yakoze uko ashoboye kose kugira ngo bazaze mu Rwanda abishyiramo na HCR, ariko bagica baranga haranze rose nta nama zabaye Kampala mbere y'uko intambara iba zarabaye 1989 abantu bamaze kwiyaranja mu Washington bavuga ko ngo bafashije inkotanyi ngo uzafata u Rwanda abo bakaje guhakwa bande yande amafaranga reka sinakubeshya ntibasora barimo baratanga amafaranga yo kugira mu gihugu gizafata kaje guhakwa yabyanze mu gitabo cye ntabwo akanje indimi. Ni ibintu twanyuze mu bintu bikomeye cyane, ariko nongere bisubire mu bavuga gatatu abantu bashaka kugereka iriya jenoside ku gahanga ka Habyarimana bishe abo bantu n'amashitani gusa. Niba ari abagabo n'ibindi byo bateguye babiteguranye nabo bazungu bakomeje kuvuyanga kariya karere bashaka kurya imari ya Kongo bayigeze ku buce ngo barashaka gutegura ibintu bazakomeza gukoresha mu myaka 100 iri imbere. Ibyo rero ni mureke turekera aho ngaho. Icyakora byo gucuruza jenoside byo simbi ibyo kuvuga ko Habyarimana yari muri uwo mugambi bavugana n'intera hamwe bimugora ibyo mwandikaho ubuzubwene nshobora kubara na commence gusinya ngo tuzamanuka ngo twambaye igihano ubwira abantu bawe ntabwo hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 muri mirongo yari muri mirongo ngira ngo 19 hari na kabiri ubazamura ikintu ngira muri 19 na kabiri sizi ko ngiye cyo mu yakwitwaza gateguye intera hamwe kuzamara abantu ngo yazuye ngo bazamanuke yabaye exit kuko abantu babonye baje bari gitangaza nyine ngo ari kugambira ko muri mitingi ngiri kandi ubona kuko abo bantu bamushyigikira bagagamira ntibaba bavuga no gukora politiki n'ibindi njangwe n'ibindi.